nkubwiza ukuri, she's my girl. urakoze cyane. Muyango uri inshuti ye nuri inshuti ye? Oh my god, ntabwo ahari, my love. Mama Why Miguel. hapana hypocrite and everything? I want you to be honest here. Uri inshuti ye nuri inshuti ye? Sasha, Bisous. the way you're asking me that questions Wow, is love fucking you. weird. Rero So, reka mubwire aho ushaka kuganisha. kuzana diplomacy. Reka ngenda nisho ushaka kuganisha. Have a good day too. Wowe uri godfather w'inshuti ya Muyango cyangwa w'inshuti na Brian muvugana, wenda mwari mwanavuganye saa sita, sibyo? Unyumve wicaye ukoze live, bureka unyumve, mbabarira tugendanye unyumve, numvugire mureke ndangize mvuge unyumve. Wavuganye wenda n'urugero kuko njye narabibonye like 2 times. N'urugero wavuganye na Muyango nk'inshuti yawe, mugira ibyo muganira bisanzwe, wenda ibyo ufite amatsiko nka kwa kundi uwanga kujya hanze ngo uvuge inkuru utayifitiye gihamya, ugahamagara nyirayo kugira ngo makinge ibintu clear, sibyo? Jackie ngo muzamure Jackie. Oya buretse Jackie ndamuzamura nta kibazo, reka mbanze ndangizanye na Godfather. So Godfather, ikintu nakubazaga nakubwiraga ni niba uri inshuti yanjye Mia Station n'urugero tukaba twavuganye saa sita, sibyo? Noneho najya kumva nkumva hostinze live y'umuntu uri kumbaga, twavuganye saa sita, wa hostinze live wamushize kuri pano hejuru arimo arambaga nta kinya, wacecetse na n'ikintu ushaka gufataho, kandi n'uwo muntu ntacyo afataho. Iyo yazamutse aje kumbaga buriya ntacyo naba mfataho, ahubwo njyewe nkahita ntekereza nkavuga se Godfather twavuganye saa sita, Godfather w'inshuti yanjye, Godfather wanjye, Godfather wacu, Godfather nkunda, kubera iki yazamura umuntu kuri pano akambaga atambwiye, anambwiye ati uyu muntu rero ari kusaba ko azamuka kuri pano, bimeze gutya na gutya, nze no kuba as friends nyine kudefendana bro, uri kubyumva? Kubera ko hari igihe uwo muntu uzamura kuri pano aje kuvuga ukamuhereza aho kuvugira, wakavuga ibyo ashaka. Wenda njyewe Tesha, reka ne kuvuga Muyango cyangwa Brian cyangwa whoever, njyewe Tesha ndahana mu kazi, ndi ku mashini ndi gukora, umuntu ari kuri live Godfather, sibyo? Nje ndi ku mashini hano ndi gukora, nanubwo wenda live ndaza ibintu bya social media ndaza kubirebaho ntacyo, wenda like 6 7 whatever amasaha yari yose umuntu yatahira. Nje ndi ku mashini ndi gukora, umuntu arimo aravuga kuri live ari kumbaga. Noneho inshuti yanjye twavuganye saa sita n'urugero cyaduheruka kuvuga nejo, sibyo? Utambeshye Godfather, njyewe nka Tesha wenda utarabaga ndi kubyumvira aho ku ruhande, wenda nyumizo live, urabizi ko live zawe kenshi abanyamakuru nako aba YouTubers barazirecordinga, turazumva. Niyo umuntu yaba atayumvise yasinziriye mu gitondo ugiye kuri YouTube uyisangaho. So nkanjye nk'umuntu w'inshuti yawe, okay, noneho ka nk'urugero bya bintu nahereye kare nkubwira, umuntu uri close to you, umuntu wawe w'inshuti yawe, uraryamye we Godfather nyuma y'akazi wakoze urananiwe cyangwa se wacyari muri ako kazi, mu gitondo ukanze kuri YouTube usanze wa muntu wenda n'urugero wenda mwararanye ejo cyangwa ejo mwari kumwe muri gusangira cyangwa ejo mwavuganye muri chill and everything, usanze ya hostinze undi muntu. Niyo mpamvu ujye uza kuma live wowe akenshi ngenda gukurikirana 100%, ukaza uje wenda kuvuga ngo nje kuvugira ngo runaka, cyangwa se waza ukavuga uti uyu muntu yazanye mu nyangire nge simbishaka, ariko n'ukuri kw'Imana, trust me on this, wishire mu mwanya wanjye uwo ari we wese n'uri kuri no live, umuntu ari inshuti yawe uri so close, ukajya kumva ku ruhande byagenze gutya na gutya na gutya bitari byiza kuri wowe, kandi uwo muntu buri inshuti y'umuntu akenshi Godfather, njyewe niba ni inshuti yawe azen turi so close, niba ntari Godfather, niba utari Godfather ndi Tesha, hari ahantu uba ugomba kuza tutanavuganye like from nowhere. Iyo umuntu uri inshuti yiwe like biri ruri yapana ubujyajya by'abanyarwanda, uraza bro mutanavuganye kuri live, abantu bakavuga ukavuga ibintu, noneho nyamara mu gitondo wenda nawe abyutse mwavugana bakaguha ibintu wavuze ni ukuri rwose, that was true, nta kintu wambeshye, uri ko nyumva? So icyo ngiye nshaka kukumvisha, niba uri inshuti ya Brian koko nkuko wabinyemereye, ukaba uri inshuti ya Muyango nkuko wabinyemereye, ni gute hosting umuntu
akaza akavuga Muyanga akamutatura ukareka buri mwe wese umva n'ikinyabibiri n'ibiki byose umva buri kimwe cyose ugashyira hari ukamuha ijambo nawe akamufata y'ijambo bro na wa muniga wambara box inshuro 5 ku cyumweru cyangwa wa mukobwa uhora nta kariso yambaye kubera yuko afite amakariso abiri atari bubashe no kubasha kugura indi kariso ukamufata ukamujyana umuntu uri buhindura ikariso icyumweru cyose ubwo nyine n'urugero ndi kugwa kunanye mba numva ndakayemo ugafata umuntu nyine man from nowhere ukamuha ijambo agatatura umuntu w'inshuti yawe wawe nyamara wari kuba wahamagaye cyangwa wamuhaye message ndagushaka kandi byihutirwa wa approach kuko ndakuzi ko mani nubwo bwose uza kuri live ukarakara ukavuga nabo gatukana whatever ndabizi ko ufite discipline muri wowe ntago ari rimwe ntago ari kabiri nakumvisha uvuga na discipline so I can feel it ko iyo discipline irahari kubera iki niba umuntu ari umuntu wawe wenda atari n'umuntu wawe nawe ndabyumva kubera iki sujya ushaka nimero y'umuntu atari n'uwawe ukamuhamagara ukamanza kumenya amakuru mbere yuko yatangaza noneho bikunaniza icyo umuntu wawe w'inshuti yawe ufite nimero urebera stati muvugana mwavuganye iminota irenze 30 kumuhamagara ukamubwira ati Muya cyabriya cyangwa runa ibintu uko bimeze gutya na gutya wansobanurira bimeze gute kuko uri umuntu mukuru ubizi ko tesha ngewe nubwa mbere nyumvisha kuri live iminota miremire ngiye na nubwo buriya ira kamera yingezeho ndavuga pe nk'isanda ariko mu buzima busanzwe abantu bambona tesha ngo warondogoye oya ndamaze nawe dutuka ngiye Godfather niwe turi kuvugana kandi abizi ko ari kunyumva so aho ndi gusoreza rata Godfather kubera iki bikugora kuba wabaza umuntu ukabanza ukamenya ukuri mbere yuko hereza undi muntu utanazi buri nakano we byibuze ubuzi niyo 30% cyangwa 40 ugahereza undi muntu from nowhere utazi na 5% akaza akajya gutatura umuntu ukamuhereza ubwo burenganzira nsubize nubwo wanyuze hirya ukanyura hino ugahita gufata wavuga kuri Muyango kandi Muyango ari hano subiza pe kandi aho nanyuze hariho hose urakuze uzukuri nabyumvishe ngena ko mashaka abantu babyuga bandika kuri YouTube banyandika y'inkuru ntamenye ubwoko bijya bibacanga nkuko byancanze bagahambira nabyumvishe ariko reka nkubwire ikintu kimwe urumva wambajije ngo I do have a friend one is ya ndamufite I have one mfite ngira best friend umwe bro kandi ntabwo ngira bura ngiye kumukubwira uraza gutunga ngira best friend umwe trustinga cyane turi kumwe guess who ari hano ugiye gutunga ubuzo ari we buri turi kumwe hano urikumva best friend bro hanga hawa Godfather bro n'uyu mutipe ukoresha kino platform cya Godfather it's me ninjye nobody else kangaruje ku kintu kimwe ya niko kuri uko niko kuri ariko nabarigenge mutinya mukavuga ati njya munsi azamukira munsi bashaka kuzangamba kana mu ntambwe ndende reka ngaruke kuri ntuza ngo uyu nani si wagiye uvuga Muyango ntabwo Muyango ntabwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango ntabwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango bro ntabyo ubwo urishinga oya nta kibazo uraza kwifata uko ubishaka ariko nta bintu byinshi navuga kuri Muyango hano kuko we azi ukuri Muyango afite ukuri kose mu mutima we niba Godfather ashobora kumuteza abantu nubwo hari umuntu ejo bundi yabwiye akavuga ngo she was had facing me nuko like she didn't expect ko that Godfather nari ku niki gusa Muyango arabizi ko I try nagerageje my best to approach to her before yuko zino saga ziba ngo yari hano ntabwo njya mvugana ntabwo njya mvugana ndahari urumva kugeza igihe the only one person that person you cut me off communicate with me Godfather my friend I'm a blogger kandi I choose to be a blogger wo muri ubu buryo udakora ibintu twisanze dufite aba blogger bari hari abatukana ari hari akanga abantu bazana ibikangiro no ntabwo ariko bimeze I can be a blogger ukoresha ukuri na reality
kandi nkabana n'abantu nkaza nkavugana n'abantu hano. So nta na rimwe rero wowe Tesha uko ubyumva nigeze kuri iyi kese y'uyu mudamu muzanye, no. Muyango uburyo yitwayemo muri iyi situation niko yagombaga kwitwara. Urimo kunyumva? Nk'umuntu wari urimo guca mu byo twe tutazi, uko yitwaye niko yagombaga kwitwara. Anabyumvi uko witwaye niko yagombaga kwitwara, kuko niwe wari wambaye inkweto, niwe wari uzi uburyo zirimo kukurya. Ariko ntabwo ngiye nigeze fata abantu kugira ngo babage Muyango. Ariko nkaba Godfather, I give people the news. I'm a blogger, ngewe ndi nk'umublogger, ni kuriya nagombaga gutanga amakuru. Turi kumwe? ariko nawe udahagazeho. Ntabwo genda kankubwira ikintu kimwe, yewe uzagende ntabwo ngende avuga ngo bavuze ngo. Urukunyumva? Niba ubyibuka live ya mbere nakoze yari iriho Muyango, baraje baravuga nyir'ubwite yari izamukiye atanga verisiyo ye. Urukunyumva? Ibi bintu bitangira. Ntabwo rero ntabwo Muyango yavuye yahagurutse. Muyango ntabwo ari Muyango afite platform, my friend. Turi kumwe? Muyango Mana arayifite noneho ashatse mube yavuga shu. Usibye ko nge nakubajije wenda focusinga kuri Muyango. Nibijya wavuze areka so sure komeza imizo ndabo. So urukuvyo nari gukubwira aho kushya abantu bara my love so ndagusomye ku moko. So Tasha ntabwo Godfather n'umuntu mubi, Godfather ntabwo singambirira ikibi na gato, nguwo uzabaza uwo musheri wawe mu bana. Urumva kunyumva? She knows me well, aranzi DJ. Shu ntabwo nge mbana na DJ bakibaga bagubundi muri ghetto Kacyiru. Urabeshya. Ukuri kw'Imana. Oyazi. Kasubona abagabo babiri bari kubana. Basi gitanda cya DJ ko kwiki niki? Cya DJ ubundi mwari kubana abagabo yani abagabo babiri bari kubana mu nzu ngo bikunde. Tasha ndagufana. Ntabwo aba bashuti bawe nge nigeze ndaguha urugero, yegoreza urugero kuri ntuza kuri urabona mu jene bita Titi Brown. Titi Brown bamufunze imyaka 2, iminsi 30 yafunzwe mu myaka 2. Abantu barasakuza free Titi Brown, ndavuga nti mureka amaranga mutima. Titi Brown mureka amategeko akora ibye, nibasanga arakoze ibyaha itegeko rizamukande, nibasanga ari umwere Titi Brown azagaruke muri rubanda, tumufashe twongere tumufashe yestare, tumusabire ubutabera bw'iyo myaka 2 yafungiye ubusa. Abantu baravuga ngo ndi kubambisha Titi Brown. Ibyo navugaga niko byagenze. Titi Brown yavuye muri gereza, ninjye muntu wamushakiye ubufasha. Urimo kunyumva? Now he's my friend. Ntabwo ngiye nzi kurya imboga. Jihad hana abantu bari kuza bakavuga ngo nkwe. No. Ndavuga nti ntabwo ngiye nifuza gufungwa kwa Jihad. Turi kumwe? Simbyifuza. Kwifuriza gereza we rwose yaba ntacyo mfata. Ntabwo nifuza gufungwa kwa Jihad no mu kazi ka live. Nkavuga nti ntimwifuriza umuntu gufungwa. Jihad I wish ko yafungurwa akagaruka mu buzima busanzwe. Siko bimeze? Nicyo nakora kugira ngo afungurwe nagikora. Ariko nkavuga niba afite ibyaha 6 bari kumushinja, niba asanga ibyo byaha yarabikoze bamufunge agenda hanwe, itegeko ryashiraho umunyarwanda kugira ngo ridukire ku murongo. So ntabwo ngero nzi gupetana ngo nyuri ruhande n'igimbi ndyarya. Oya, niyo mpamvu wabonye abantu bashatse kwataka Lili Pupe bavuga ko amushakiye abanyamategeko. Nafashe uruhande rwa Lili Pupe nkavuga ati muri kuyi mubyeyi mabera abanye ko namwe mugende afite amahirwe ko ari umuntu ushaka no kumushakira umunyamategeko. Nuko yabanye nawe neza no kumva ko abanye nabo nawe. Abantu ba hano nabo bararakaye. Urimo kunyumva? So ngiye ntabwo icyo nashaka kubwira Godfather, icyo nashaka kubwira nuko shu nyine ngewe ibyo ubukora ndabyumva ndanabiha respect, kubera ko either bishobora kugwa ku kuri cyangwa se bikagwa no ku kinyoma. Nkuko no mu rukiko umuntu ashaka kuburanira umuntu ntibigende neza kandi uwo muntu arengana bikazamenyekana nyuma. Urabizi ko ibyo bintu bibaho cyane, si byo? So icyo ngiye nashaka kubwira azin nkakuriya wenda uzamura abantu bakavuga ni nabyo ntacyo bitwaye nyine. Sometimes nyine ubwo nabo baba birekuye baruhutse whatever. Muyango nyine cyangwa uwo Brian cyangwa undi wari wese waba narabonye abantu bazamuka bakavuga ari inshuti yanjye, wenda reka mvuge kuri Muyango ko niwe maze iminsi mbona bakoze amalive n'ibiki. Ngewe Muyango muzi like ngewe nanamenyanye nawe mbere yuko amenyana na Brian, nubwo bakorana nabo ari aba best friend.
ariko muzi imbere yuko baba inshuti na Brian sibyo. So buriya iyo umuntu umuzi igihe kingana gutyo ari umuntu mubi ntabwo waguma uri around yiwe, kubera yuko ngewe negative vibes ntacyo mba mfataho. Sindi umuntu uri buze gufesinga umuntu uri negative ngo mutuke cyangwa mubwire nabi, kuko si ibintu bindimo simbishoboye. Ariko nanone muha space nyine nkamushyira kure yanjye nanjye nkaguma kure ye sibyo. Rero Godfa wenda nuko utaburi around yacu cyangwa ngo ubana n'umuntu umunsi ku wundi umenye uko yitwara, umenye iki urabizi ko hari igihe umuntu ashaka kuza akakuvugaho inkuru ukajya uvuga se uyu ni Godfa bari kuvuga, bikakuyobera nyine tu ukajya uvuga uyu si njyewe nyine, hari undi nyine wa kabiri suri inyuma uri gukora ibi nyine wewe bikagucanga muri wowe sibyo. Rero kubera ko Muyango wenda ataza hariya ngo avuge wenda nawe abishobore nko kuvuga cyangwa iki, njye mba numva nyine umuntu yakubahira umuntu icyo kintu cyuko, kuko nawe rimwe na rimwe uraza kuri live ukavuga uti ukabibamenyesha before ukababwira nimuvuga ariko ahangaha nta kintu nkukemurira turakotera ubusa, nyamara byari kugenda gutya na gutya si ubivuga. Tasha icyo nshaka kumvisha nyine abantu baraza bakavuga nawe ukumva ukajudginga uko ushaka, n'abandi bakajudginga, n'abanyarwanda bakajudginga uko bashaka, ariko at the end of the day nyine usanga umuntu nawe ku giti cye nyine afite private life yiwe, kandi nawe avuye yakavuga na Godfa nawe ushobora gutungurwa ukumirwa, kandi nawe agoye ibyo ngibyo. Rero reka nze kubwira ikintu kimwe, ibyo ngibyo Tasha urukumva icyo ngicyo hari ubuzima bw'abastare cyangwa ubuzima bw'ibyamamare urimo kumva, nubwo twebwe bisaba kugira ngo ikintu abantu batabamenya. Reba ukuntu bari kugurukana agasuku nonaha, reba ukuntu ibyabaye kuri Jihad nibyo bizaba kuri Godfa ejo bundi. So icyo nkubwira kimwe, bisaba kugira ngo muri ibi biboro ntabwo abantu bagomba kumenya ubuzima tubamo bwa social media butandukanye gute n'ubuzima busanzwe. Njyewe ntabwo uzazanga ngo nibase umuntu cyangwa njyana n'ikibazo n'umuntu ngo social media ishobora kubirangiza. Ni mu bantu mbona nyine ibintu uvuga hano sometimes ntabwo ari igihe cyose, rimwe na rimwe nyine hari igihe mba numva nawe nyine umeze nk'uri gushaka gutanga show, nawe iby'amarangamutima wabishyize mu ruhande, which is bad. Oya ntabwo ntanga show, ntabwo njye reka nze nkubwire Tasha, urabona niba uje unkurikira cyangwa ukahanyura, njye nshobora kuba mfiteho abantu n'igihumbi nkabona ntabwo bari nta kintu nta n'idolari biri kunyinjiriza, turi kumwe ngahita nkimanura. I don't give a fuck about the audience, turi kumwe. No, ntabwo ariko bimeze. Njye ntabwo ntanga kugira ngo ntande show bandi bino bifantome izi za nyamunsi zibyagira ahangaha bakaza bakumva ibintu mu gitondo akaba atakibyibuka babaraga kubitwa n'inkuba. Nta kintu urabona kuriya uza kuri live mukavuga ujya ubona mu gitondo iyo byutse ukajya nko kuri YouTube usanga buri wese title yayihaye ibintu ashaka, yabihaye ibintu ashaka, kandi abantu bagenda babareba bari abantu n'abantu batandukanye. Niyo mpamvu ushobora gusanga muri comment za DJ Brian Vogue ziri positive, wagera muri comment zindi channel ugasanga ziri negative, wagera nko mu macana atanu ugasanga byose biri positive, ariko ugasanga ari nka channel imwe zabaye negative. Kandi buriya comment Godfa nyuma y'igihe cyose nizo zitwabiza ziratubabaza, umuntu ashaka kuza kigira nabi, ariko comment akenshi nyine usanga umunyarwanda aba yagukritisa uko ashaka nyine ukabivuga. Ntabwo jewe urumva aho ngaho nko munsi ntabamugeye sinjya nsoma comment, I swear to God ntabwo nyasoma comment, kuko reka nkubwiza ukuri. Urabona aba bantu mwe muzi ko abantu bavuga abo bantu buriya aba bantu bandika ama comment nimujye gusoma ama comment, urukumva. I have not time for those aba bantu kureba hano, suru kureba abandi ngo abashu uretse riri pope n'abandi bantu batarenze bane ni bande bantu bari nyuma ya Jihad. Abenshi muri mugwirire muri comment yarakabije nagenda afungwe nyagupfa mukaya twakoze challenge ya Jihad afungwe cyangwa afungurwe, nayo nafite sadi yo kwanga afungurwe. Kwa abantu bari kuya amafaranga ngo nakomeza afungwe, batanze amagift ngo afungwe, urukunyumva nibo bantu tubana nabo hano. So ikintu ugomba kumenya Tasha, imbabaza nuko ubuza abantu mubana sheri wanje, kandi nawe ubaza, kandi nawe ugira amaranga. So ibingibi byo rero ndakubwiza ukuri Muyango niba yarandakariye urumva yewe uzagenda ndakariye. Yaba yarakura Godfa, yaba yarakurakariye nubwo yari nta nubwo yari kuguma kuri live yijope, iri kuba yayivuyeho. Suko yakurakariye pe, uretse n'ibyo ufata ngo gushyira n'abakiriya n'ubu impamvu avuyeho nibaza ari uko ajyanye umwana ku ishuri ko yaragiye kumutwara. So urukumva Tasha
njyewe ikintu kiriho njyewe ntabwo mfite umwanya wo kumva ko naba ngo abantu no singira mu nyangire singira mu mbwirire singira kumva amagambo oya no niba ari umuntu nabaze tugende muri iyi saga niba ari umuntu nabaze kurusha abandi Kimenyi naramubaze none se nabaze Muyango menya no bafitanye kibazo Muyango mugabo we Kimenyi sinamubaze Kimenyi sinabaze Kimenyi wowe baze Muyango iyo baze Muyango wowe baze Kimenyi shu erega byose bari kimwe bana n'abantu bamwe iyo mvuze uretse gato iyo mvuze ngo kubaga ntabwo kuza n'ijambo nta muntu araza ngo yereke murabizi mwese asezerana ku murenge murabizi akora ubukwe nta muntu araza ngo yereke certificate yuko yatandukanye n'umuntu yamuhaye divorce nta muntu araza ngo nta n'umuntu urakuzanira icyangombwa cyuko umuntu ngo yahawe abantu babukoze divorce igihe cyose abantu bari kuri no live niba bataranabibonye igihe kinini Kimenyi na Muyango tuba turi kumwaza kumufata aje kumpereza ko orongera ko mutwa turabanda kubaroka ko bavuga ko ari umuhost ukora amafaranga menshi nubwo ejo bundi bakwibije ko ejo bundi ntabwo naje uretse gato kasenda ko ejo bundi uretse gato kwanza nakora ibuvugizi Muyango ejo bundi sije nandi gukora nari ngo Muyango kubera iki bamuhamagaye ngo niwe muhost w'umwaka barangiza bakati muri manganya sinazanye karagabo kafita kadakabyibye nko mu buhaza amaraso nkakubaza kuki muri indi manganya ko mwahamagaye izina rya Muyango mwarangiza mukajya se muhungu sinabivuze tebaje no bakarya indimi bakakanja amanwa twazakaye Muyango none sinandi kuvugira Muyango ko ari umuhost w'umwaka kuko amamiliyoni n'amamiliyoni wankanza akabwana k'intare sense akabwana saramenye gakandahe yaga ariko atesha akabwana habaga kandi rurahazi wa musozi hari kuva na ziriya nye barasanya yahavanye akabwana nukuri nanjye biriya by'akaroza nibyo nzi gutanga sinkubeye Muyango akasaga suzuguro ariko uzufata umuntu wago dufata ufite ubwanwa bukune twigikundiro akampa karabo bro akundi nyine nese Muyango aguriti urukunyva tesha wallahi ntabwo ukuntu abantu bagomba kumenya Godfather I love you genda we go love yourself no sense kireve 10 cyane ijura ko nkanda urankunda ubwo rukundo rwanyu twararumenye so shushu tasha we nta muntu nanga urimo kunyumva uzabaze uwo mujene uzabaze ura mushuti wawe urukunyumva aba uzabaze ba Brian urukumva abo n'abantu okay ngiye mfite kumbana n'abantu Godfather I trust nobody nta muntu numwe especially muri izi media I trust nobody niyo mpamvu reba nigengesera murampora mbize mpora mechanism defense yo kurwana n'uwari we wese nabyumvisha abantu mwizera Godfather ko mwe ntacyo babafata nababwiye ahangaho kugira ngo munkunde muzantinye nta nshuti nkeneye muri mwe uko niko kuri I know those people nabangaba ntabo niyo mpamvu uzagende na restaurant na Bruce Melody none abagore barakwizera niba baroga cyangwa shawura roga ntabwo ari ukubaroga ngiye mvugisha ukuri abagore barakwizera araza akakubwira ngo umugabo wanjye ngo yarayamaye nabi ngo nsanga ngo ibintu bimeze nabi cyane umugabo akaza ngo umugore wanjye ntari kunyara amazi yabugenewe ngo ari kuzana ibindi bitandukanye umuntu akaza Godfather shida no Tasha sinakubwiye kugira ngo nzangaha iwawe nuko mbona uri nuru umuntu ushobora kuzana kuko ntabwo ushobora kwemera ko ntabwo njye ninga live z'abandi Tasha ngiyewe ndi soba buriya ikinyobwa nywa igisirire cyane ni social media waya ariko abagore bo barabarangije bro akomva abagore barangiza ahubwo niwe mwana w'abagore nukajya wumvisha ku bandi Tesha ngiwe ndi umunyakuri niyo mpamvu uzasanga nesuranye na Debeni mu gitondo nimugora nkesurana na Coach Gaere ngiyewe icyo mbavuga nuko ndi kuvuga ukuri nibyo ndi kukubwira Muyango ntagashobora kundakarira kuko azi ukuri ntagashobora kundakarira aramutse ndakariye ashobora kuvuga ati kubera iki Godfather nk'inshuti yanjye ashobora gutanga platform kora nk'uko kubivuga ariko akavuga ati the guy is right ni umunyakuri ntabwo ngiyewe nzi mu nyangire Tasha umuntu ashobora kuza hano hari umujene waje ampereza $5 by'amadolari arayampango avuga ati akira dore yanamwambitse impeta bra uyu muntu yarampamaye yaramperukiye fata $5 ndakubwiza ukuri nafashe $5 yamusubiza namubwira ntabwo ngira harabika umuntu ntabwo ngiye ndi brand yo gusenya imitima y'abandi that is Godfather unyumve neza cyane hano umuntu araza ndaguha urugero hano abantu babizi umuntu araza hano hari umuntu wari umaze kunkandaho yaramaze kunkana ama gift afite agaciro k'ibihumbi 17 by'amadolari ni miliyoni hafi 20 na ayo sabaho man ndi kubikubwira ni ibintu nzana nkabyereka abanyarwanda narayafashe ndamufata araza aravuga ati mwese murimbwa kuri pano nahise mu mano ndamuboroka n'uyu munsi you cannot buy me ntabwo ngiye ngurugwa uno kunyumva Tasha ntabwo ngurugwa niyo mpamvu usanga nta muntu naresurana nawe
ntabwo njye ngendera mu kavuyo, ntabwo ngende mugirira mu nyangire. Nicyo kintu ntajya nkora. Icyo nkora Godfather rero wowe ngewe bitewe n'ukuntu nkwikundira reka nkurabure. akoshye kobwa yanjye. Ngewe bitewe n'ukuntu nkwikundira nanjye mba numva nta kibi mba nkutekerezaho nyine usibye kundakaza bya hato na hato kubera yuko n'ubundi watumye waje ukabaga abantu banjye. Ariko shu umunyarwanda ntacyo agufataho uri kumva, ntacyo amfataho nta n'undi muntu afite icyo afata. Nk'ubu wowe Godfather bakuzanye hano bakagushyira muri stade hariya muri arena bakavuga ngo abantu bashaka gutera twese bakadushyira mutere Godfather amabuye, amaso twayaturumbuza, ayo maso yawe manini ngo n'iminwa myiza ngo iki n'iki twakumenagura. So icyo nshaka kukumvisha shu abari abaza bakandika muri comment nabara uzamura bakabaga, ntago ari uko nabo baba bavuga ngo Godfather ngatugiriye neza, ngo Godfather ngatumye tuvugisha ukuri. Ego network azakibagaba mugenzi we twegeranye nkamushyigikira kandi ari kumubeshyera. So icyo nkubwira rero papa wanjye, daddy, uncle, muyomba, onkire, nyumva nanjye nkumve. Tasha got you big man. So umva ikintu kiriho ibyo ngibyo bisobanukiwe cyane, urumva ibyo bisobanukiwe cyane n'abantu ndabazi. Abantu ndabazi Tasha, abantu ndabazi nabo babwira ngo hano ni uzarebe ikintu kuri TikTok ahubwo mugari namwe showbiz, ahubwo njye bya showbiz simbimenyereye biramukora rero njye biranyabiza umutima wanjye urambangamira kuko njye umbeshye namara nka kabiri ntagijya like ntago ndabimenyera kuko rega njye staye vuba Godfather nta n'umwaka ndamara mwibi bintu byanyu. Niyo mpamvu ubona ntacyo mfataho cyane, uzaza nkakora ibyo ngomba gukora nkavaho nkigendera kwiriya kamera. Iriya kamera ubundi iyo bayicanye bavuze ngo tesha mutwike shyiraho essence kongora, ariko iyo bayikuyeho ya shida. So shushu umva ikintu kirero, God avuga ibyo yumvishe, kumvisha induru ibirenge kakubitwe n'inkuba. Abanyarwanda kazi ndabibutsa ko mu tegeko ibintu dare nk'ibi birahangana uri kureba hano bashobora kujyana nawe. Abantu bangameze nk'ibimashini, no kuvuga ngo Godfather yavuze batwara n'ibyo ngibyo, Tesha yaza akavuga bakajyana nabo n'ibirobo. Abanyarwanda babazi wowe cyakoze shahura bazi pe 50 maze ntabwo ari aba bantu gendera ukuntu bari kubaga Jihad nona Jihad nazi bazagenda bicare mushu wacu ngo mushu wacu I know cyakoze man ibi bintu Godfather basi rimwe na rimwe wiza n'abantu babaga gusa ngwino naganiriza abantu ku bumuntu, ubambwira ukuntu abantu bagomba kuba abantu bakagira umutima w'ubumuntu. Ugize mu Tasha ndikubwira wiza n'abantu kubaga gusa no kuvuga ku matiku, rimwe na rimwe gutegura live uzuvuga uti ngiye uhahandi hejuru mujye mwandika title tuganire ku bumuntu, uzubaganiriza ubumuntu, urukundo ubaganirize mani ibintu byiza. Okay, tuganire ku bumuntu. Live nayifunguye kuganira ku bumuntu. Nukuri mani nkora live kuganira ku bumuntu, title ngiye kuyita tuganire ku bumuntu. Na muntu ufite ubumuntu mani uza urumva Jihad aba yari hanze ni bo waza ukabaga kuko urabizi ko ari hanze n'ubundi nawe ameze neza, ariko umuntu bamutaye mabosu kandi abantu benshi hano turi hano nta muntu utarafungwa aho ribe iryo rimwe cyangwa kabiri. Murabizi ko byonyine umunsi umwe muri gereza ijoro ntiryira. So aho kugira ngo uze wenda kuko n'ubundi n'abantu baba bafashe umuntu baranareba ama comment mani baba basoma, yasanze muri kuvuga cinkoni zamba niba yari nayo mezi 5 bamuhabiri sibyo Godfather cyayavuye byarayivu nabyo nzi yavuyeho bimeze bite nkoreki Godfather manya yavuye bane mbareka ngiye kwiryamira ngenda umva ibyarayivu ntabwo mbimenyereye, ubwo nyine yavuyeho nanjye ntacyo nari ndi gufataho sinabimenye. Thank you Black Coffee. Muyanga basezere se Muyango ndibaza
yajyanye umwana ku ishuri. Muya niba uri kuri no live uzamuka ngo abantu bawe bagusezere. Umva ibi bintu bya live rero njye mbishingutseho, ahubwo ko abantu bajyaga bayimviraho ndamenya nkanda mumbwiraho nkanda nshinguke kuri live. Igisetsa merci beaucoup. Thank you. Chako dukundana. Ave. Mva Jihad as soon as possible rwose. Imigambi yacu siyo y'Imana. Imana izakora igikwiye. Nanjye ndabakunda cyane. Umva ariko kandi mumbwira uko mva kwira live nyiveho narushye. Nkare biki tap ni biki bro. Okay ndata aya shida. Haje udutima twinshi tuvana nakomeza data. Ndagira kira bigenze bite. Umva ndi gutapinga bro byanze gushiramo nkora iki se. Ndanezerewe turaje buje cyane. Oh my god. Ututunu. Ay. Ututwo tutimara tukanda kugeza ryari. Umuriro ushizemo. Okay, hari kuzaho dutima tukazamuka. Nukanda kugeza umuriro ushizemo ha? Godfather ntago nzi aho agiye. Niba agiye kubaganiriza ubumuntu nyine ubwo nimugende mujye kumva ubumuntu. Kandi Godfather ubwo agiye kubaganiriza ubumuntu. Niki shani wanjye? Nirikize. Iki? Ikote oya ryorere shari. Mesa ibihari bindi biri muri kira kintu kimyenda itamije. Ariko natradukana yambaye. Nari. Ya myenda ariko nari nambaye nijoro. Iyo panaro nari nambaye nijoro uyimesa amaguru gusa. Kuyimesa cyane ntabwo ari byiza. no ku kibuno. Oya umesa amaguru bro hamwe kubera igera ku nkweto. Umesa ashoboka. Hama kandi urateka igitoki kirimo inyama zo mu. Hajya ufite bidi umva umutanti numfasha ngo afite bidi uyu munsi ntacyo ari gufata. Umugurira inkoko. Oya ndamugurira keke. Narisho. Mfungira ngaho. Ariko Jackie ko nabona agashaka ndata over ndaje ahubwo azi ibintu byo gutapinga ndabireka. Ndi kuri live sheri bandi kuri live. N'abana hari umuntu uri kwamamaza ngo inzu za Kibagabaga 50 iyo nzu ibaho. Ibaho nyine. Ya 50 Kibagabaga. Ubwo nyine ni mu gikoni cy'aho. Iyi tapu se ko narushye sheri nkora iki ndekeri. Oya abantu bari hano ni batapinge batatuma. Njyewe nitapinze narushye bro. Kandi ikindi iyi live ndangira cyuzu babivaho gute ko nshaka kuvaho. Reba hejuru. Hari ahantu Hejuru harahanditse 489 ubwo n'abantu bari kuri live. Hari akantu kari kameze nk'akantu utamenya. Kameze nka X. Kwitapinga nibibi ngaho nyumvira ubwo mwashaka ngo bamburokere Instagram murasebye nako ibingibi ndi murasebye. Debe ari kugutura abo buretse kugenda. Wela merci beaucoup. Kari twinshi buretse kugenda. Muyango rero Muyango yajyanye umwana ku ishuri ndibaza. Mubwira za dusezere tugende. Awe nawe urakoze cyane shani wanjye. Abara nibo batapinga none mwabitapinga se. Mamura bitapinga. Araha muzamure sari. Intuburira nawe hari abandi bantu ntamenye. Owera my love, thank you so much. Asubu bibe nabanyohereza sibara amafaranga nga yanyiheremora.
TikTok yose yatanga. wabona nk'aka ngaka kagezemo ari nk'ibihumbi tarani wampaye ayo mafaranga wowe ra banyere uwo mufungoshera kibi n'ubundi nazi uko nzabibikuza mfite imana yo ijana na mirongo inani na bitatu tesha ngo batambitse ijana na mirongo inani na bitatu no gutapinga no kugira ute wajya nshaka amafaranga ashira ibise ndabikubika abise najya kuri momo bakabinkuriraho umva ubaze Godfather News cyangwa abantu ba agani babazi ukuntu ama TikTok ahemba ariko njye mbona bafata amafaranga menshi. okay goodbye Dubai jya kuryama ibitotsi byiza. so nkore ki kugira ngo mveho Reba hano hantu hari handitse abantu 462. Hirya yaho uri kubona akamenyetso ka X. ndi kubona akamenyetso ahubwo kameze nk'akazeru hagati harimo akarongo Zamura muyango ndi kubona hari da. umuyango ari he nta muyango uri hano shira Reba ufukanda kuri bari abantu kuri bari 450. aba bantu ndi kubabona bari gusaba request ndi kubabona ba Uwase na ba Mustafa nta muyango uri hano Oya nago yayisabye ariko ariho. nawe mbonye Uri kubona? Thank you Yvonne. Ujye kuryama. Bye sheri wanjye wakoze. Gasinda barike gapfe wowe ngo ni Kenti umuntu yasinze hari ikintu wamuguriye. Mutwe mubi. Mukarakara nshuti y'Imana. Gusa ari kumva abantu basinda muri iki gitondo koko. Umva iyi live ndayivaho gute? Nzimye telefone. Iyi live ndayivaho gute? Mwambwi bro none wa undi wari no kundangira ibyo nkora avuye. Mwambwi ukuntu mvaho. Oya nagaruko nabashaka sheri nago ndaryama ngiye kuryama. None nkora iki? Iyi live nyiveho gute? Bonjour beaucoup. Bro mwandangiye uko mva ku iki kiborozi. Ego ratanze mye phone. Ndakanda kanza nyizimye sha. Kitazimika bro what the fuck? Mani live ndayivaho gute mani nanjye kurakara. Oya nagatara kaba mu cyumba cyanjye. Iyi live ndayivaho gute? Ngaho mbikore gute se? Kora baka bisanzwe. Baka okay arata yumva arata umuntu w'umwana mwiza niyumva. Harahari Tesha ku ifoto hari 194 watambika harakantu ugatambika harakandi kandi watambika harama imibare y'abantu muri kuri no live hari akazi